Jambo ryiza jambo n'inkota y'umurinzi andi magambo yose ni komanyirizo ndabyibagiye kirara kiracitse. Uba wiyumva gute iyo ubona Husana Israel Mbonyi? Tubwire. Ese twahera kuki tuvuga ngo Israel Mbonyi? Ikintu cya mbere imiterere urebure urumva no kuririmba mwana no kuririmba ngewe mwana. None se turetse yenda ibyo ngibyo reka tuvuge, ese uyu urebye ucyambere uvuze n'uburebure, reka tuvuge yenda inyogosho se. Urabona n'inyogosho nyine tudasa inyogosho nizi no kuyisura muri kintu mbona nta kantu k'isano y'amaraso sa wapi nabise ahubwo nyara ukuntu Imana ibona nyine bizahura igati bihereza amababa apana kwica amababa no kubihereza amababa. Ese tubwire n'ubusanzwe usanzwe umufana cyangwa ntabwo ndi umufana wa Mbonyi? waje kwisanga musa Ngiye naje kwisanga dusana Mbonyi. Ese unini ese yuko na papa arano yigeze kuka ese uni nta muntu wabara kubeshye kakubwire ngo usana Mbonyi kandi atari byo akaba yaragushutse. Ari ukumbe ibintu bari yari akwanze nde banze nde reka mbere ngo ndakurebye mpita nibagirwa isura yambo ugiye gutuma njya kuri bwonsa. Tugiye gushyiramo icyambere tugiye gushyiramo nari wifatira isura yambo Mbonyi na foto n'ifoto ye reka nkwereke. tugiye kureba isura ya Mbonyi turebe n'ifoto yandi n'ifoto yawe hanyuma tuzaza tubihuze uze murebe ako ngiye baranze ubundi ni ukuvuga ngo urumva no mu miririmbire yawe no mu miririmbire yawe ese ubusanzwe indirimbo za Mbonyi urazikunda niba urumva ubundi ngoma no kumufana ubundi muri nyiriza. Mbonyi afite indirimbo zingahe? Ko afite indirimbo nyinshi, afite album zigera muri enye. Twikogora. Okay. Muri izo album enye byibura nta ndirimbo ye byibura wumva ukumva ikwespira nawe nimwe usana we eshatu cyangwa atirese tubwire eshanu nari reka manje byonyine njye kugira ngo rube kuzizi kuyiririmba byonyine wumva ko n'iryo jwi byibura atakiyekero. Ikintu cya indirimbo ya mbere ndavuga mpagaze ku rugi ndakomanga bakanyumva ariko nibugurure rekera koko umujaji ari umujaji yamaze kujajinga yumva koko niba tuvugisha ukuri muze guca abantu intege nuko nanjye mu misindere ndamya mbona ubundi ari njye inzozi zanzambura nanjye mubase ubundi wenda Mbonyi ni umuhanzi twemera twese hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Wowe nyuma yo kubona kwisanga batubwiye ko atari ibintu wenda ntabwo wari usanzwe umuzi wisanze muza nta nzozi zo kuvamo nawe umuntu w'umuhanzi n'iki ukurikije yewe njya mbona Mbonyi za inspiration gutera unazanafasha kugera ku nzozi zanjye. Inzozi zanjye nuko guhinduka nyine sinzahinduka Mbonyi wenda ngo 100% ngo pere ariko bisa ko 90% mu minsi iri imbere ko gihe baraka video araga voice note nanditse gufata ndakamwohereza urumva ari sure tumubazi mubaza kabisa barambye ati uyu mwana yavugeje ariko batenari ijwi rya tenari ariko atavuga ati nshaka korabo arambye ati oya ndasina korabo ntabwo bigenga ngo ushaka korabo arambye ati ushobora kuza byonyine ukarimba akantu kiza ngo ndari mu ndirimbo electoral byonyine abantu bari kubita miliyoni baturebere ngewe ndabishyira kuri screen barebe ifoto yawe sibyo ndashyiraho niya Mbonyi hanyuma badukomparinge niba yaza batubwire ngo nyuma yaho Mbonyi ndabwira ni rero ngewe kubera ukuntu urumva kubera ukuntu nyine
nyine ndumukunda akaba n'umufana wanjye tukaba tunasa reka njyewe nkaririmbira ubuntu urumva nyine nkamuririmbira ku buntu irangiye imbere ngo jambo iratirano wumvamo mwa niyanjye nuko bimeze ese baburetse mbere yuko ugera kuririmba ese yenda ni ubwa mbere ushobora kuba ugeze kuri iyi cano yacu iyi cano mbese urayizi dore nk'ubu bari mwaranyandiki mbonye reka turebe nta kibazo ese uriyumva gute kuba wageze kuri cano yacu cano yitwa Silas Maker Entertainment uriyumva gute kuba uri imbere ya kamera ntabwo wumva ubundi burabona byonyine no kumbona gutya no kuba wagezeho urumva wabaye munini ikindi kandi ahubwo iyi cano urumva niyo yakagize ikindi niyo yakiyumvishe mu buryo budasanzwe kuba twakiye icyamamare ahubwo njyewe ngiye gukurikirana amakuru umenye neza ese koko ni icyamamare oya njyewe ibi bintu ntabwo birarangirira ahangaha ntabwo nabyemera mpuriye mu muhanda ndakumva ngo reka turebe uretse gato atsa phone niko cyakoza ibyo reka tube dusoje ikiganiro cyacu ariko nawe birangiye utatubwiye yaratubwiye ngo basi ajya kuturirimbira jambo reka jambo ituririmbire dusoza ariko katubone tubwire abantu kugira ngo bakore subscribe like share ndetse na comment channel ni Silas Maker Entertainment mwaza mugakora share nyinshi cyane ariko mugakurikirana neza tugiye gusoza rero turirimbira jambo ariko ntabwo birangiriye aha ngaha ubutaha uzatubwira indi utaha njye bino bintu ngiye kubyigaho ngiye gushaka amakuru y'imvaho atutumbuye ndebemenye ahubwo mu cyegeranyo cy'ubutaha uzakora uyu mutipa nawe akora ibyegeranyo cyane yitwa Jairaki Entertainment mwagira mukamukubita sabu ntabwo nigisha gukuru adukubisa akapera Yakobo yatendereye umukobwa imyaka 7 gutenderera ni nko kuvuga ngo gukorera inkwano suzizi zo muri iki gihe se mbere nyine ntabwo habagaho inkwano ahubwo ni ukuvuga ngo wewe ni warakunze umukobwa wo kwande wo kwa kanaka waragendaga ukavugana na sobukwe imyaka runaka ugomba gukora imirimo y'ububoyi ukora imirimo nyine y'ingufu y'iki yo kwa sobukwe kugira ngo igihe runaka nikigera uzaba umaze gukorera umukobwa wamuguye noneho hari n'igihe cyagezeho bakazajya baraterura nyine to mu Rwanda niho byigeze kuba kera bakazajya baterura umukobwa bakakuzanira bakagushyingira udashaka kuba ariko hano Yakobo yaragiye akorera umukobwa imyaka 7 sha ariko urumva ise w'uyu mukobwa Rasheli urumva ise wa Rasheli akaba yari afite abakobwa babiri yari afite uwo bita Leya n'uwo bita Rasheli sino byagenze sha nakababaro yaravuze ati ni gute naguha Rasheli mutoya kandi mfite umukobwa mukuru kandi umukobwa mukuru urumva umukobwa mukuru ntago ari we nuza Yakobo yari yarakunze birangira ari we amuhaye kuko bagiye kuguha ntago nyine bavuga ati bagira ati biki n'ibiki ubu baza bakuzanira ngo ukabona ngo ukamurongora nyine uzi bwacyo ugasanga siwe ikibazo rero cyaje kubaho yaribajije ndamuha umukobwa mukuru mutoya hari kandi koko uzasanga ari hakeya umukobwa mutoya atanga umukobwa mukuru ushaka nuko rero Yakobo abuze ukuntu abigenza arongorora Rasheli araje kurongora Rasheli rero yarongoye murumuna mukuru wa Rasheli nuko noneho avuga ati se ko nakunze Rasheli mereze bigende bite urumva biza kurangira asubiye kwa sebukwe ajya gutendera indi myaka 7 akorera Rasheli washakaga birangira nawe bamumuhaye ubwo abafasha abakobwa babiri boki mu rugo rumwe arongora abagore babiri aribwo Yakobo rero nawe suzi abo bagore babiri ba Rasheli baturuka mu rugo rumwe nako Yakobo baturuka mu rugo rumwe babyaye abana batandukanye
ariko umwe wo muri bo harimo uwabyaye Yozefu. Yozefu so muzi uriya bajyanye muri Egiputa se bamugurishije bamwanga cyane. Urumva harimo umwe wabyaye Yozefu, hari n'undi wabyaye ba Rubeni bande barabagurishije nyine Yozefu. Ariko Yozefu ese yamukundaga cyane, nyine amateka ye murayazi, simuyazira niba murajyana nyababwire igo muzasanga kuri YouTube channel yanjye sha amateka ya Yozefu. Yozefu agurishwa muri Egiputa kubera ko bene se bamwangaga cyane. Ubundi Yozefu yakundwaga na se cyane, bigakubitanira yuko Yozefu iwe yakundaga kugira inzozi nyinshi cyane. Abantu mukunze murarota benshi cyane bararota, ariko Yozefu mu nzozi ze yabaroteraga ko azaba umuntu ukomeye. Wewe yajyaga arota yayibabwira akumva yuko afite inzozi nziza cyangwa se afite intego nziza, urumva bigatuma bamugirira ishyari. Ubwo rero umunsi umwe nibwo yigeze kurota noneho inzozi zikomeye, ngo arota abona iminuza kwa kundi bajya gutashya cyangwa se bajya gusenya subibona, bahambiye imitwaro rero imitwaro yo bose bayishinze sibyo. Ubundi kera twakundaga kuvuga twabaga twagiye gusenya kwa kundi twashingaga inkwi nyine hasi dushinze imitwaro, ngo turatetse. Ngiyo byituraga mbere bavugaga ngo iwacu mu rugo ngo birahiye. Nuko noneho ngo Yozefu arota abona bose batuye imitwaro bayishinze, ariko niyo mitwaro yose bari batuye uko ari 7 bari bashinze, ngo imitwaro yabo bose iguye hasi wa Yozefu bari usigara. Wa Yozefu usigaye nuko Yozefu aza gusobanurirwa ko iwe bose bazamupfukamira bakamwitura hasi azabera umuyobozi. Ubwo byari bishatse gusobanura iki? Ni cya gihe bizagera Yozefu bakamugurisha akajya muri Egiputa, ariko hagatera inzara ingana n'imyaka 7, bakava mu gihugu cy'iwabo bakajya aho bamugurishije muri Egiputa, bakajya kumupfukamira no kumusabiriza no guhaha. Bari bagiye guhaha ariko bamupfukamire bamuramye bo batamuzi. Nuko rero ngubwo kuko urabizi abantu ba kera bagiraga imitungo myinshi cyane, nkuko twavugaga yenda bagiraga amatungo, wenda bafite nk'amafamu cyangwa se bafite amashyo runaka bagiye kuragira nyine. Ubwo abavandimwe ba Yozefu bari bagiye kuragira rero. Ubwo ise wa Yozefu Yakobo aramubwira ati rero Yozefu, genda urebe ko bene so nyine bari amahoro, genda urebe ko n'umukumbi umeze neza, urumva. Hanyuma rero Yozefu aragenda, ubwo urumva yaragiye abashyiriye n'ibiryo, ariko ibo bakaba bamwiteguye we akiri kure. Avuga ati ariko urabona ukuntu data amukunda, urabona ukuntu agira inzozi nziza, urabona ukuntu afite ejo heza, urabona ukuntu natwe dusigaye tubona papa atatureba neza nk'uko amureba neza. Dore n'ikimenyimenyi yamuguriye ikanzu, kuko ise uko yakundaga Yozefu yari yaramuguriye ikanzu nziza, ariko abandi ntiyabibagurira, kuko urukundo uyu mubyeyi yakundaga Yozefu abandi barukemanga bakavuga ati buriya nta kantu karimo, papa wacu ashobora kuba twanga, dore n'ikimenyimenyi twebwe bayatwohereje mu kombi kuragira, ariko wakamusiga ngaze gutuzanira iryo da. Ubwo rero Yakobo arabwira Yozefu ati akira impamba ushyire bene so, ugendere ko bameze neza bari amahoro rwose, kandi ugende urebe ko n'umukumbi nawo umeze neza. Hanyuma kandi nurangiza kugerayo uze kugaruka unsubize umbwire ko ibintu byose ari tayari. Ubwo Yozefu afata impamba aragenda. Hanyuma rero ibo bakimara kumukubita amaso akiri kure, ko n'undi bari babigambiriye, baravuga ati rero reka tumwice dufate ya kanzu ye tuyiziringe mu maraso y'umwana w'intama, tuze kubwira papa ko ikinyamaswa muri ko bamugiriraga ishyari cyane. Bakavuga ati ejo n'ejo bundi yatuvamo akatuyobora akadutegeka, tukamupfukamira tukamuramya nk'uko inzozi ze zigenda zibivuga. Ubwo rero bene se
bene se baravuga ati rero umwe wo muri bo witwa Rubeni aravuga ati rero twaba dukoze ubuswa, twaba dukoze ibintu bitari ibyo, ahubwo tumwishe amaraso ye urubanza rushobora kuzatugirwaho cyangwa se bakadukurikirana bakaza kumenya ko ahubwo ko ariko twamugiriye nabi, ahubwo reka tumugirire nabi nitumwice gusa, ahubwo reka tumunage mu mwobo. Bategereje kumunaga mu mwobo, hanyuma umwe wo muri bo aravuga ati ariko babonye abishimayeli bacagaho bari kwigendera, baravuga ati reka tubagurishe uyu muntu ajye ku mucakara wanyu, ajye kubakorera, ajye kuruha. Baramugurisha mu Bishimayeli, baramugura. Igihe kije kugera agurwa n'Abanyegiputa ajya kuba kwa Farawo, ariko nubwo yagiye kuba kwa Farawo ngo yakomeje guhura n'ibizazane, ko byageze aho umugore wa Farawo muka Potifari byageze aho amugerageza cyane, kuko Yozefu yagezeyo ashaka kuba ko yari umugaragu, yashatse guteta ku mwami no gutona ku mwami, nuko ngo Farawo kuko Farawo yabonaga umwana mwiza, ngo yaravuga ati yewe Yozefu nubwo uri umugaragu, ariko dore ibintu byose mbaye nk'ubikwegurira hano mu rugo, uzisange. Urumva yamuhinduye umwana, amuvuga ati rwose uzisange wisanzure, ariko ikintu nkubujije no kugira ute ku mugore wanjye ho ndakubujije. Nubwo rero bitewe nuko umwamikazi cyangwa se umugore wa Farawo muka Potifari yabonaga Yozefu ari umwana witonda cyane, ashaka kumutura mu cyaha cy'ubusambanyi ariho, Yozefu yakuyemo karenge ke arirukanka. Byarangiye Yozefu akiranutse nyine. Niyo mpamvu nyine tuba dusaba kugira ngo dukiranuke, atari ukugerageza, ahubwo dushaka kubikora mu buryo bwuzuye. Yozefu yavuga ati ndamenye uramenye, hava umwami atamerera nabi. Ahangaho reka nibwo muka Potifari yagiye mu cyumba ashaka gukurura Farawo cyane, ariko Farawo muka Potifari ashaka gukurura Yozefu cyane. Muka Potifari birangira asiranye umwitero wa Yozefu kugira ngo aze kuvuga ko yamufashe ku ngufu. Ubwo nibwo yasakuje cyane, ariko aravuga ati ubwo nsigaye umwitero we, ikintu ikimenyetso kigaragaza ko yamfashe ku ngufu, ko yanze ko tuza kuryamana. Ndagira ngo ubwe ko biba bitoroshye ku bagaragu n'aba nyirabuja. Hanyuma rero ubwo nibwo umwami yaje kuza, muka Potifari atamubwira ati uzi ibi none wa mugaragu yakoze, ati yagerageje kumfata ku ngufu, ati yamfashe ku ngufu. Ubwo rero umwami nta kindi yari kumva, bitewe n'itegeko ridakuka yari yahaye Yozefu, avuga ati n'uwihiga gatoya nzakugeza naho utazawumva ko utagera kandi hazakubabaza. Ubwo rero nibwo Yozefu yaje guhita afatwa, ajyanwa muri gereza, afungwa gutyo. Hanyuma rero Yozefu yararenganaga cyane pe, kuko ntago byigeze bibaho bya nyabyo, ahubwo muka Potifari niwe wabigerageje, biza kurangira Yozefu nubwo yatsinze urugamba mu buryo bwo kubahisha Imana no gukiranuka, ariko ku buryo bw'umubiri yakomeje gushyirwaho icyaha, avuga ati yagerageje gufata umwamikazi ku ngufu, birangira ashyizwe muri gereza. Ubwo rero Yozefu ageze muri gereza, ubwo ngubwo sinzi cyane niba harabwaho ibintu bigendanye n'ubushinjacyaha cyangwa se n'ubujurire, ariko Yozefu amaze kugera muri gereza yakomeje abo yasanzemo, yakomeje kubigisha. Urumva yagiye abapasiteri, abumushumba nyine arabashumbara, abumungeri wabo, akazajya basengesha abo muri gereza, nawe akagera igihe agafata n'amasengesho yo kwiriza agasenga, ariko akavuga ati ibyo ari byo byose Imana izangirira neza. Nibwo rero igihe cyaje kugera, umwami Farawo arota inzozi. Arose inzozi rero nawe ubwe kuzisobanura biramunanira. Kuzisobanura bimunaniye, aravuga ati mbese ninde muhanga wo mu bahanga, ninde munyabwenge wo mu banyabwenge ushobora kunsobanurira izi nzozi nasobanuye, izi nzozi narose, ni mbese ninde wabishobora? Umwami Farawo bimubana ikibazo, aravuga ati rero njya numva hano ibwami bavuga ngo hari umunyabwenge tugira bita Yozefu, ngo ajya agira impano yo kwerekwa no guhishurirwa,
ngo ajye agira impano yo gusobanura inzozi danga ubwo reka tujye kumureba ega biba ikibazo. Yozefu basaba kugira ngo bajye kumukura muri gereza azasobanurire iby'izo nzozi umwami yarose, kandi Yozefu umwami arota ntiyari ahari. Wa muntu ibibazo biragwira. Yozefu arota, umwami arota, Yozefu ntiyari ahari, ntiyeretswe inzozi ze yarose. Aha kugira ngo rero hari inzozi umwami yarose, byabaye ngombwa yuko bajya kwenda Yozefu kugira ngo azimusobanurire. Ndagira ngo ubwire ko niba utari wakanda subscribe kuri iyi channel ya Silas Maker kugira ngo ubashe kubona n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ubutaha rero ndagira nzakubwire ngo dore inzozi umwami yarose, akasaba kugira ngo abanyabwenge bose b'ibwami bazimusobanurire bikabananira. Muri icyo gihe nibwo abanyabwenge bose bwami bakusanyijwe, ariko birangira byanze. Ariko abanyabwenge bakomeza kuvuga ngo hari umunyabwenge wundi, ngo mugende muzane uwo Yozefu mwashyize muri gereza aze avuge iby'izo nzozi. Kandi kuko urumva koko nyine niba hari abanyabwenge bwami babaga bizeweho ubuhanga bikabananira, umwami yashoboraga kuvuga ati dore izi nzozi ni ziza kubananira mwese ndabaca ibihanga byanyu. Ubwo byari byabaye ikibazo, ariko baza guhamagara Yozefu wari ufunze kuko inzozi muri izi nzozi umwami yarose muzabikurikire kuri YouTube channel yanjye ubutaha, nicyo kiganiro tuzabagezaho. Muri izi nzozi umwami yarose harimo inzozi zisobanura inzara ndetse n'uburyo ki ahangaha niho Yozefu yaje gukirira, yaje kuba wa kabiri kuri Farawo. Ubwo yasobanuraga inzozi umwami yarotaga zananiye abanyabwenge bose b'ibwami. Birumvikana yuko iyo umwami ashyira itegeko ati abantu bose abanyabwenge bose bacibwa ibihanga byabo, byari kuba ari ikibazo. Ariko Yozefu we ngo yaje gusobanura inzozi umwami yari yarose. Ntumbaze niba yarabyeretswe, ariko ngo umwuka w'Imana ngo yaragera amusanga, ngo amubwira inzozi zose umwami yarose kugira ngo aze kumuzimusobanura, kugira ngo igihe nikigera Yozefu azaba wa kabiri kuri Farawo. Noneho ubwo ngubwo ariko nawe urumva ko umwami yarose Yozefu ntiyari ahari, ariko arasobanura ko Yozefu yari afite n'ubwenge, afite n'umwuka w'Imana. Hanyuma rero Yozefu aba ariwe uza gusobanura izo nzozi, ari naho yaje kubera wa kabiri kuri Farawo wabo umwami nyine muri cya gihe kingana n'imyaka 7 cy'inzara izatera. Inzira yarateye, ari naho yaje guhura n'abavandimwe baje guhaha, ariko ntiyabituye nabi bamugiriye, ahubwo yabagiriye neza. Kandi duhure kuri YouTube channel yanjye nze mbahereze amateka yose n'inzozi umwami yarose. Ciao ciao. Nothing good like to be in family. Nta cyiza nko kuba mu muryango, kuko kubarizwamo bishimisha buri wese. Aba yumva nta mahoro cyangwa se umutuzo yagira mu gihe atandukanye n'umuryango we. Ariko noneho kuva mu muryango cyangwa se gusiga umuryango, utangira guhura n'ubuzima bugoye, ubuzima bubi bitangira kugucanga. Niyo mpamvu uzabona umuryango urimo umupapa, urimo umumama ndetse n'abana. Akenshi cyane uzarebe iyo umupapa ari kugendana n'umwana mu nzira, umwana akabona umuntu uje amusatira cyane, nawe asatira ise, kuko aba azi neza yuko ise ashobora kumutabara mu gihe agize ikibazo ahura nacyo. Cyangwa se hakagira inyamaswa cyangwa se itungo, reka tuvuge yenda umwana ari kumwe na se bagenda mu nzira mu muhanda, bagahura n'umushumba wari ushoreye inka azirongoye. Umwana yihutira gusatira ise cyane kugira ngo abashe kumutabara, avuga ati papa, ati nyiza, ati papa, amuhamagara cyane. Ubwo ni urugero rumwe mu gihe umwana ari kumwe na se. Hanyuma mu gihe umwana ari kumwe n'umubyeyi, akenshi cyane muzarebe abana batoya akunda kugenda afashe nyina mu ntoki, bafatanye urutoki ku rundi. Mu gihe atamufashe amukikiye, amuteruye. N'umugabo nuko, abagabo benshi uzabona bashyize abana babo ku rutugu
amuteruye cyangwa se bagenda bafatanye mu rutoki, kuko buri munsi umubyeyi afite inshingano zo kurinda umwana we. Ari nayo mpamvu kandi iyo abantu bashyize hamwe bagakorera hamwe nk'umuryango nibwo bagira iterambere ryihuse cyane. Ndaguha urugero rumwe, uzarebe inyamaswa iyo ziri kugenda mu nzira. Ndaguha urugero kuko akenshi cyane nkunze kubona inyamaswa bita inzovu arizo zikunze kugendera hamwe, yewe n'imbwa nazo akenshi imbwa z'agasozi zikunze kugendera hamwe. Kuko inyamaswa zakopeye cyangwa se zatoye umuco wo kugendera hamwe zabikomoye he? Inyamaswa zakomoye ku bantu kugendera hamwe cyangwa se gukorera hamwe, aribyo twise benefits to be in family, inyungu cyangwa se ibyiza byo kuba mu muryango. Uko twatangiye tuvuga ngo ntakiza nko kuba mu muryango, mu by'ukuri inyamaswa nazo zakomoye cyangwa se zarakopoye ibyiza byo kuba mu muryango, kugendera hamwe nk'umuryango cyangwa se gukorera hamwe nk'umuryango, nko kurwana nk'umuryango, zibikomora ku kiremwamuntu. Buri nyamaswa nazo zigirana urukundo kandi zikunga ubumwe n'icyo ubumwe bwazo buzifasha mu gihe cy'umunezero cyangwa se mu gihe cy'amakuba. Akenshi inzovu iyo ziri kugendera hamwe zikabona umwanzi ziramufatanya, yewe n'imbwa akenshi iyo umwanzi ashatse kwataka imbwa imwe, izindi ngenzi zayo zitazirwanirira zigashyira hamwe zikanesha umwanzi. Buriya rero gukorera hamwe nk'umuryango, wumve nyine ko ari ishyirahamwe, baba bishyize hamwe bagahuza imbaraga. Niyo mpamvu mubwira ati umuryango, kuba hamwe nk'umuryango cyangwa se gukorera hamwe byihutisha iterambere ry'umuryango, mukagera ku byo mutateganyaga kugeraho kandi mu gihe gitoya kuko mwahuje imbaraga. N'izo nyamaswa rero impamvu zishyira hamwe ni uko ziba zizi yuko igihe runaka imwe yo muri zo ishobora gufatirwa cyangwa se ikagera mu byago, ikaba yahura n'amakuba mu gihe itari kumwe n'izindi, zigahitamo kugendera hamwe. Umwana iyo yishingikirije kuri se cyangwa se kuri nyina, aba yumva nta kintu cyamukoraho cyangwa se nta n'umuntu wamukoraho, uwo yaba ari we wese n'icyaba ari cyo cyose, aba yumva ntacyo yaba ari kumwe na se cyangwa se na nyina, kuko yumva ko se arenze, ari umuntu ukomeye yanesha byose. Kabone kandi naho yaba atabinesha, rimwe na rimwe ise icyaza gutera umwana, ise agashaka gukinesha kikamunesha, umwana nawe azatabaza, azavuza induru, yumve nawe yanarwana rimwe na rimwe. Nicyo bita gukorera hamwe nk'umuryango. Uzarebe neza akenshi iyo mu rugo hari ikintu giteye umugabo agatabara, agashaka gutsindwa, umugore nawe azana imbaraga ze. Icyo ikizananira umugabo n'umugore, abana nabo bazaza barwane. Kizatera abana, ababyeyi bahari ntabwo bazareberera. Nicyo bita gukorera hamwe nk'umuryango cyangwa se ibyiza byo kuba mu muryango. Uba wumva ufite amahoro yuzuye, yewe uba wumva uvuye no mu muryango utabona umutuzo, utabona umutekano, iterambere ryawe ryadindira. Ni byiza kuba mu muryango. Akenshi ni ukubera iki usanga abantu barenze umwe bari gukora ibintu runaka bahuriyeho, barishyize hamwe bagakora itsinda ry'abantu runaka. Reka tuvuge kuba mu kigo ariko isomo mukaba mubona ko rikomeye muri abanyeshuri, mukavuga ati tugomba gushyira hamwe tugakora itsinda, buri wese akabwira undi ibyo atazi, tugafashanya tukazamurana. Ubundi umuryango ntabwo agakwiye kuba umupapa n'umumama n'abana, ahubwo murabizi neza yuko hari imiryango idaharanira inyungu, non government organization, imiryango itari iya leta kandi iri na non profit, idaharanira inyungu. Akenshi iriya miryango impamvu iba yarishyize hamwe ni ukugira izamuke, nizamuka ikamara kugera hejuru nayo izafasha abandi, ariko itafite izindi nyungu igamije, ahubwo hari ibyinshi rigamije kuzamurayo. Kubona cyangwa se guterwa ishema no kubona abandi bamaze kuzamuka, ibyo ngibyo bibatera ibyishimo, nabo bakaba bumva inyungu zabo ari izo ngizo uruhare rwabo barutanze.
ndagira ngo ubwize ukuri nuko yitwa non government organization cyangwa non profit organization, imiryango idaharanira inyungu, idushyiraho family, ariho bitandukanira no kuba family ibamo umugabo n'umugore n'abana. Ariko akenshi kiba kigamijwe no kugira ngo habeho kuzamurana cyangwa se gushyigikirana, guterana imbaraga, hatagira usigara inyuma. Nta cyizere nko kuba mu muryango. Buri muntu wese undi agakwiye kwishimira kuba mu muryango, kuko mu muryango twabivuze kenshi cyane yuko ariho ubonera iterambere ryihuse, kandi amahoro n'umunezero ubonera mu muryango nta handi wabisanga. Umunyarwanda wigeze kuririmba ati akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, ariko buryo no kuba mu muryango nabyo ujya ubishyiraho. Kuba mu muryango, iyo utari mu muryango burya akenshi cyane uba wifuza kumenya amakuru y'umuryango wawe. Kubera iki? Kuko wumva ko hari inshingano ugomba kuzuza muri uwo muryango, ndetse hari n'inshingano uwo muryango ugomba kuzuriza. Iki ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukanagezwaho na Silas Maker Rwanda Group. Wibuke gukanda subscribe, usangize na bagenzi bawe. Amahoro y'Imana abane nawe, urakoze cyane. Ushobora kuba uri mu Rwanda cyangwa hanze yarwo muri diaspora. Bindi bisobanuro wabariza kuri telefone 0788 61 55 22 cyangwa ushaka kureba ibikorwa bya design, nyarukira ku mbuga nkoranyambaga arizo YouTube na Instagram. Amazina ni Ruben Draftman. Tubanje kubasuhuza cyane, amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi wa none rero tugiye kugezaho inkuru Desire Destination, izingiro ry'ibyifuzo byanjye cyangwa se yageze iyo ryerekeza. Iyi ni inkuru mutegurirwa kandi mukanagezwaho na Silas Maker Rwanda Group. Kandi iyi nkuru Desire Destination yahinduwe ivanwa mu rurimi rwa Hindi ndetse na Urdu, ihindurwa n'uwo bita M. Asaduddin, ari nawe musemuzi wayo, ndetse n'abandi bafatanyije batigeze bavugwa amazina muri iyi nkuru. Iyi nkuru Desire Destination iravuga ku rukundo rw'abantu babiri, ari umusore ndetse n'umukobwa. Ariko iyi nkuru ntiyigeze igaragaza amazina y'umusore, ariko umukobwa we yitwaga Mohini. Uyu musore ndetse n'umukunzi we Mohini, inzira y'urukundo rwabo yabaye ndende cyane, ndetse kugeza aho umusore yavuze ati biragoye kuba hashize imyaka 3, ariko njyewe ubwanjye mbona amazu, pisine ya marba, umugezi wa ganga, ibidukikije ndetse n'inyubako byose mbona nta kigeze gihinduka. Ndetse ubwanjye nanjye mbona nta cyahindutse, ariko ibitekerezo byanjye n'umutima wanjye hari icyahindutse, kuko hari uwinjiye mu buzima bwanjye akinjira mu mutima wanjye mushya atarasanzwemo. Mohini ni umukobwa nakunze, afite ubwiza, afite uburanga buhebuje. Nta mukobwa wamuhanira na Mohini, ndetse uburanga bwa Mohini ntago buhwanye n'ubw'abandi bakobwa. Hano yashatse kuvuga ko uburanga bw'abandi bakobwa nta n'umwe ufite uburanga buhwanyije n'ubwa Mohini. Yakomeje avuga ati Mohini naramukundaga cyane. Mohini iyo yamingukaga imbere nkimukubita amaso kubera ubwiza n'uburanga bwe, umutima wanjye wuzuraga ibineza neza, umutima wanjye ugashaka gusimbuka kubera urukundo nakunze Mohini. Mohini
yaje mu buzima bwanjye, yakanguye ibitekerezo byanjye, yakanguye ubwonko bwanjye bwari businziriye. Akimara kuza mu mutima wanjye yahinduye byinshi cyane. Uko nahoraga nigunze naramubona, Mohini naramukundaga. Kandi nubwo nakunze atakiri mu buzima bwanjye, uwo nakunze nubwo atakiriho rwose, ariko Mohini yaramfashije rwose, kandi hari aho yankuye, hari n'aho yangejeje. Kandi uyu musore yakomeje avuga ubwiza, uburanga buhebuje bwa Mohini, yuko bwabaga butandukanye n'ubw'abandi bakobwa, kandi akomeza avuga ati ubwiza n'uburanga bwa Mohini bwabashaga gukurura abandi basore, abandi bagabo. Yego Mohini yari afite ubu bwiza ndetse yari afite n'uburanga bwiza buhebuje cyane, ariko Mohini nawe yagiraga inenge imwe. Mohini ntiyabashaga gukora ikimenyetso na kimwe kigaragaza cyangwa se gisobanura urukundo. Uyu Mohini ntiyabashaga gukora ikimenyetso na kimwe kigaragaza ibyishimo cyangwa se imvamutima zigaragaza urukundo rw'abantu bakundana. Mohini naramukundaga. Nakoze uko nshoboye kose, nkora ibyo nshoboye byose, ngerageza uko nshoboye kose kugira ngo mbashe gukora ikintu cyashimisha cyangwa se kugaragaza ikintu cyose cyashimisha Mohini, kugira ngo abe yaturika seke, agaragaza ibyishimo, agaragaza imvamutima z'umunezero. Ariko Mohini ntiyankundiye. Yahoraga yigunze, yahoraga asa n'umuntu ufite ikintu cyamubabaje mu buto bwe. Yabaga afite ikintu kimeze nk'intimba ku mutima we, cyamuteye kuba atakwishima mu bihe byashize bye. Mohini naramukundaga. Umunsi umwe uyu musore n'uyu mukobwa we bakundanaga Mohini bigeze gusohokera hafi y'umugezi wa Ganga. Hari hari pisine ndetse hari hari n'ubusitani. Basohokera muri ubwo busitani bicaramo baraganira. Ubwo baraganiriye hashira igihe kinini cyane, butangira kugera igihe bugoroba. Butangiye kugoroba rero, ubwo nibwo bahagurutse babwirana amagambo y'urukundo y'abantu bakundana. Ubwo abakundana barabyumva, ndetse n'abazakundana nabo bazabibona cyangwa se ibyo bihe nabo bazabigeramo, ariko ku bakundana barahita babyumva. Mohini ubwo yahoberanye n'umukunzi we, babwirana amagambo y'urukundo. Hashira igihe kirekire. Uko hashiraga igihe kirekire niko ukwezi kwatangiye gusa no kugenda. Ubwo bwari butangiye kugoroba, igicu nacyo kirabudika. Ubwo ngubwo ikirere nacyo cyatangiye guhinduka, gitangira kugaragaza umwijima. Nibwo bwije, ubwo baba barahoberanye, baracakirana. Bahoberanye rero nibwo Mohini yakubise amaso hakurya mu mugezi wa Ganga, abonamo urumuri. Abonye urumuri, urwo rumuri rwabaga rutewe n'itara, ariko iryo tara ngo ryacanaga neza cyane, ryari rifite umucyo mwiza. Mohini yarawukunze. Iryo tara rero iyo ryamurikaga murabona kuriya mu nyanja cyangwa se mu kiyaga, iyo umuyaga urimo guhuha, hari ukuntu amazi agenda akora utuntu, mu cyongereza batwita ngo ni waves, agenda akora waves zigenda zitaruka neza. Ngo izo waves zateruraga rya tara ryari mu mugezi wa Ganga. Uko riterura rya tara, itara ryo rikagenda rigenda uko waves zigenda, rigakomeza rigenda rigera kure. Mohini yakubise amaso iryo tara, ashaka kumenya ibyaryo. Ararikunda cyane, akunda urwo rumuri. Niko guhita abwira umukunzi we ngo ni ukuri nshaka kumenya ibyarira tara. Ubwo nibwo bamanutse, we n'umukunzi we baragenda begera hafi y'aho ubwato bwari buziritse, barabuzitura, babinyabitsemo. Bamaze kwinyabika mu bwato rero, nibwo gufata inzira baragenda bakurikiye rya tara. Uko za waves zagendaga, umuyaga nazo zijyana, ni nako na rya tara naryo ryagendaga. Mohini nawe akagenda akurikira urumuri rwa rya tara
kugira ngo aze kumenya rya tara bimeze bite amakuru yabyo. Hanyuma rero niko kugenda bajye mu bwato. Bakimara kugera mu bwato bagezemo hagati, niko umuyaga wahise uza ari mwinshi. Dukunda kubyita ngo ni umuraba. Umuraba uraza urakubita hirya no hino. Ubwo ngubwo nibwo wari utwaye ubwato, uyu musore wakundaga na Muhini, nawe yabuze amerekezo, abura aho atwarira kubera ko umuyaga wakubitaga ujyana hirya no hino. Ageze aho gutwara arabireka, ubwo amato atangira kwitwara kuko umuyaga wari mwinshi cyane muri uwo mugezi. Kandi ubwo umuyaga wakubitaga, amashami y'ibiti birumvikana, amababi byaragwaga, umuyaga ugakubita cyane, ugahuha cyane, amashami y'ibiti akagwa. Ndetse uko umuyaga warushagaho guhuha cyane bari mu bwato, niko umuyaga wakubitaga ubwato bujyana hirya no hino, amazi nayo akazamuka hejuru. Kandi uko umuyaga wahuhaga cyane, niko ubwato bwabo bwazamukaga bukarenga ubuturo bw'Imana. Ndagira ngo ahangaha gatoya tuvuge ku buturo bw'Imana. Bakoresheje ijambo ati uko umuyaga wahuhaga cyane, niko amazi yateruraga ubwato bukarenga ubuturo bw'Imana. Ahangaha ubuturo bw'Imana buvugwa, hariya mu gihugu cy'Ubuhinde hari imana zabo bagira, kuriya ibigirwamana byabo bajya kubiramiriza cyangwa se kubisengera ku mugezi wa Ganga. Biba biri ku nkombe z'umugezi wa Ganga, cyangwa se zikaba ziri no ku nkombe z'indi migezi. Hanyuma rero iyo bashatse kubiramya cyangwa se kujya kubisenga, baragenda bakajya hafi y'umugezi, hahandi ku nkombe biba biri, akaba ariho babiramiriza. Ubwo rero niho biba biteretse, niho babiteretse, niho izo mana z'Abahinde ziba ziri. Iyo umuyaga rero wakubitaga cyane, amazi yarazamukaga agaterura bwa bwato bukarengaho za mana z'Abahinde zabaga ziteretse. Niryo jambo bakoresheje ngo iyo umuyaga wahuhaga cyane wakubitaga amazi nayo akazamuka, akazamura ubwato bukarenga ubuturo bw'Imana. Uko umuyaga rero washagaho guhuha cyane, niko ubwato nabwo bwazamukaga. Ndetse uko umuyaga wahuhaga cyane, niko ubwato bwakomezaga kugenda, umuyaga ubujyana aho ushaka, nyiri kubutwara we atabishaka. Ubwo umuyaga kandi ukomeje guhuha cyane, igicu nacyo cyarabuditse cyane, umwijima urakuba cyane, urushaho kwiyongera. Uko kandi umuyaga wahuhaga, niko watwaraga rya tara rikagera kure. Uko ryageraga kure, niko urumuri rwaburaga. Ubwo rero abari bari mu bwato nabo nta nubwo bigeze bongera no kubona, ahubwo bagendaga nabo batazi iyo berekeza. Bakomeje bagenda cyane kugeza aho bageze, aho rwa rumuri batakirubona, kuko umuyaga warahushye cyane, itara naryo ririhuta cyane. Ubwato nabwo burahindukira bujya mu kindi cyerekezo, aho batashaka gutwarira ngo bakurikire rya tara. Muri uwo mwanya rero nibwo Muhini yateruye indirimbo araririmba ati ngiye kubona urukundo rwanjye, ngiye kubona urukundo rwanjye. Aririmba cyane, ngiye kubona urukundo rwanjye, ngiye kubona urukundo rwanjye. Kandi iyo ndirimbo yatangiye kuririmba cyane ubwo umuyaga wahuhaga ugahanura amashami y'ibiti, ugahanura n'amababi y'ibiti, ndetse uyu muyaga ukazajya uterura n'ubwato cyane. Nibwo Muhini yatangiye kumva igisigo kije muri we, ngiye kubona urukundo rwanjye, ngiye kubona urukundo rwanjye. Iyo umukobwa yabaga asa n'uwikije cyangwa se ahagazemo gatoya, umuhungu yakomezaga kumva Muhini akiri mu kuririmba. Numbaze ngo yumvaga amajwi aturuka munsi y'umugezi, cyangwa se numbaze ngo yumvaga amajwi aturuka hirya no hino. Niba ari Nyiramubande yumvaga, si Nyiramubande, ahubwo ahangaha byagaragaje yuko umuhungu yari yaryohewe n'igisigo cyangwa se n'indirimbo Muhini yaririmbaga, kugeza aho ibyo Muhini yajyaga kuririmba umuhungu yabaga yabyumvishe umutima we. Kandi ibyo Muhini yabaga yarangije kuririmba, umuhungu yumvaga Muhini akiri kubiririmba. Niko kwishima cyane, aranezerwa nawe agubwa neza. Muhini akomeza avuga ati ngiye kubona urukundo rwanjye, ngiye kubona urukundo rwanjye. Nibwo
iyi ndirimbo Muhini akimara yayiririmbye abonye nanone urumuri, abonye rya tara bwa kabiri. Twibuke neza hejuru ubwo Muhini mbere y'uko aririmba rya tara bari baribuze kubera umuyaga mwinshi cyane wahushye ugatwara rya tara rikihuta muri za wevuzi, ndetse n'ubwato bugahindura icyerekezo, umuyaga ukabatwara aho batashaka gutwarira ngo bakurikire rya tara. Akimara kubona rya tara rero wa muyaga nawe urimo guhuha, nibwo Muhini yahise aririmba ngiye kubona urukundo rwanjye, ngiye kubona urukundo rwanjye. Kandi muri icyo gihe nibwo Muhini ndetse n'umukunzi we, kubera umuyaga wahuhaga cyane ubwato bwabo bwari bwataye icyerekezo, bari barenze ingo z'abaturage ndetse n'aho abantu batuye, mbese nabo aho bari bageze ntago bahazi, ntibazi uko bahageze, ntibari bazi inzira y'abasubizayo. Bukeye bwaho umusore yongeye asohokana n'umukobwa we, bagiye hafi ya wa mugezi wa Ganga ndetse kuri ya pisine muri bwa busitani. Ubwo ngubwo babaye nk'abajya mu nzu gatoya, hanyuma umusore afata ibitabo by'inkuru zisekeje yari yaranditse, inkuru zitangaje zirimo za byenda gusetsa, ibinyamakuru bisekeje, udutabo twinshi cyane turimo inkuru z'inzenya. Agerageza kubiha umukobwa kugira ngo arebe ko umukobwa ashobora kuba yakwishima. Twibuke neza umukobwa yari afite inenge yo kuba ataseka ngo agaragaza amarangamutima, cyangwa se yo kuba atagaragaza imvamutima ngo avuge ijambo ryerekeye urukundo. Icyo ngicyo aricyo cyabazaga n'uyu musore, aricyo kintu kimeze nk'umukoro ukomeye yari afite, ngo kuko yakanguye ibitekerezo by'uyu musore. Ubwo nawe rero yabaga afite ibakwe, afite ishyaka ryo gushaka ikizatuma Muhini yishima, akavuga ijambo ryerekeye urukundo. Kuko ngo nubwo yari afite uburanga, ntago yabashaga gutobora ngo avuge ijambo ryerekeye urukundo. Twibuke neza yuko n'abandi basore bamukundiraga uburanga, yari afite uburanga pe bukurura abasore bose. Hanyuma rero ubwo yageragezaga kumuha ibitabo birimo inkuru zisekeje, inzenya na za byenda gusetsa, ntago yabyakiye ibitabo, ahubwo yarabyanze. Ahubwo Muhini we hari ibitabo yari yariyandikiye birimo inkuru z'umubabaro, imivugo ibabaje, arabisoma. Arangije kubisoma ararira, amarira aratemba ku maso, amaso yaratoha. Arize umusore bakundanaga abona yuko ariyo marangamutima ye, umusore arabyakira. Ubwo hashize akanya gatoya bahise bajya gukina umukino wa disi. Uyu mukino wa disi rero, mu mikino yose bakinnye umusore ntago yabashije gutsinda, Muhini niwe watsinze imikino yose bigeze gukina. Uyu mukino wa disi ni akanyampande gafite impande 6 banaga. Uyu mukino wa disi igihe cyose bamaze barimo gukina, Muhini niwe watsindaga ndetse umusore agatsindwa. Uko umusore yatsindwaga rero yarishimaga, yaranezerwaga. Muhini uko yarushaga gutsindaho ibitego byinshi cyane, Muhini yagaragazaga akanyamuneza, akagenda noneho namwenyura ahubwo agaseka, agaragaza imvamutima z'umunezero. Umusore yaravuze ati byaranshimishije kuba imikino yose narayitsinzwe, ngo kuko byatumye Muhini aseka, Muhini yishima, Muhini agaragaza umunezero atigeze kugaragaza kuva twahura. Ndetse byatumye n'umutima we usa naho uruhutse, usa naho ubohotse, kuko birashoboka yuko ahashize he hari ibintu byaba byaramubangamiye cyangwa se byaramubayeho, bikaba byaribaye nk'ibyaziritse umutima we ntibitume yishima. Ubwo barangije gukina nibwo basubiye hafi ya pisine ku busitani. Ubwo ngubwo Muhini yageragezaga kuba yakongera ngo asubirane mu mubabaro, cyangwa se ngo yumve ko yasubira mu bihe yahozemo, kuko ubwo yamaraga kwishima nawe nazi uko byagenze ni ibintu byikoze. Gusa umusore we yagerageza gukora ikintu cyose ashoboye kugira ngo Muhini ibyishimo cyangwa se umunezero yagize kugira ngo abigumane, kuko twibuke neza umusore yari afite umukoro ukomeye.
umukoro ukomeye umusore yari afite n'uwuhe ni ugusetsa Moheni, ni ukumwishimisha, ni ukugira ngo atobore yumve ko aruhutse mu mutima. None intego y'umusore yashakaga yari ayigezeho. Yagombaga kurinda cyangwa se yagombaga gukora icyo ashoboye cyose kugira ngo ibyishimo Moheni yagize abigumane, ntazongere gusubirana agahinda, ntazongere gusubira mu mubabaro. Ubwo rero muri uwo mwanya gatoya nibwo Moheni yakubise amaso mu rundi ruhande rw'umugezi wa Ganga, mu ruhande ruteganye nabo. Akubise amaso abona nanone rya tara twavuze yabonye ku munsi wa mbere. Akimara kubona rya tara ahita avuga ati biracyahari, biracyaza. Kuko Moheni iyo umusore yamubonaga, ndetse nawe usomye inkuru ushobora kwibaza ati mbese Moheni yari afite ikihe kibazo? Moheni yari afite hahamurika? Hari ubwo se Moheni yari afite? Ndetse ibyo nawe wabyibaza. Ahita avuga ati biracyaza, ngibyo biracyaza. Moheni ahita abaza umusore ati mbese biriya ni ibiki ndi kureba? Ririya ni rya tara rimwe twigeze kubona ku munsi wa mbere? Umusore we rero kuko yari yasobanukiwe ibyo ari byo, urabona ku migezi y'Abahinde cyangwa se mu Buhinde iyo bari gushyingura, bafata umurambo bakawutwika, bagafata rya vu ry'umurambo batwitse bakarijugunya ku mugezi wa Ganga cyangwa se bakarikujugunya hejuru y'umugezi. Niko bashyingura mu Buhinde. Ubwo umusore we yari yabibonye neza yuko ari abantu barimo gushyingura, ariko iyo nkuru ntabwo yari kuba nziza mu matwi ya Moheni, ko Moheni yari guhita ababara akongera akarira, yari guhita agira umubabaro agasubira mu bihe yahozemo. Ubwo rero umusore akimara kubona neza yo nabibwira Moheni ko biramusubiza mu bihe yamuvanyemo, kandi twibuke neza yuko yashaka ko Moheni ahora yishimye, ahorana umunezero, atongera gusubira mu bihe bya mbere. Ahitamo kumubeshya, agambira umutima we kumubwira ko ari abasare batetse ibyo kurya byabo bya saa sita. Ubwo Moheni yamubajije ibya rya tara yabonaga hakurya. Umusore aramubwira ati ibya rya tara rero ni abasare batetse ibyo kurya byabo. Moheni mu mutima we ntiyigeze yizera umusore, ahubwo yahise abona ko umusore amubeshye. Ariko nubwo yatekereje ko umusore amubeshye, ntiyigeze amwaturira ngo abimubwire, avuga turambeshye. Ahubwo Moheni yahise aturika ararira. Mbere yuko Moheni asa naho ntabwo hano yarize, ahubwo yabaye asa n'urira, ariko yabaye yagaragaje umubabaro, yagaragaje agahinda. Kuko buriya iyo umuntu akubeshye ntubimubwire, hari ikintu ku mutima wawe ushobora kugaragaza mu maso ye ntiyigeze yishima. Ahubwo Moheni muri uwo mwanya yagize agahinda mu mutima, aterura amagambo yuzuye agahinda, aravuga ati byageze iyo ryerekeza. Ahita avuga ati iyi ni indunduro y'ibyifuzo byanjye, this is destination. Nahangaha duhiniye inkuru yacu. Iki nicyo cyatumye Moheni avuga ati iri niryo ryizingiro ry'ibyifuzo byanjye. Kubera ko Moheni ibyo atarigeze abona, ibyo atarigeze akora, kuri uyu munsi nibwo yabikoze. Ubwo bajyaga gukina umukino wa Desi, nibwo Moheni yishimye bwa mbere. Ni nk'inzozi ze, ni nk'ibyo atarigeze abona mu buzima bwe, nyuma y'uko ahura n'ibyo yahuye ahashize he. Ndetse ari nacyo kintu umusore yakomeje agirira ishyaka cyane kuzakorana Moheni, kigashimisha umutima we, kikamunezeza, basi akaba yakora. Simamya neza, ndahamya neza nashidikanya ko Moheni kuri uyu munsi yaba yaravuze n'ijambo ryerekeye urukundo, atarahugaza uburanga ndetse n'ubwiza, ahubwo ahangaha yagaragaje umunezero, ndetse n'umusore we yumva umutima we uranezerewe. Kuko uyu musore umutima we wari warabaye nk'usinzira, ibitekerezo bye ntabwo yatekerezaga kure. Ariko akimara guhura na Moheni byamuteye gutekereza, yarakangutse ashaka ikintu cyazashimisha Moheni, ariko byarangiye abigezeho ubwo bajya gukina umukino wa Desi.
iyi nkuru iratwigisha iki? Kugira ishyaka. Uyu muhungu yagize ishyaka, yashakaga byibuza kuzakora ikintu kizashimisha Moheni, abigerageza kenshi. Twibuke neza inshuro yabigerageje, ubwo bwa mbere ubwo bahuraga yagerageza gukora ikintu cyose ashoboye, akamuha uturabo, akamuha impano, ariko Moheni naseke ahubwo akamwenyura. Uwundi munsi kandi ubwo yageragezaga kumuha inkuru zuzuyemo ibitabo byenda gusetsa, inzenya, ibinyamakuru bisekeje, ariko Moheni nabwo niyaseka. Umuhungu yakomezaga agira ishyaka, ahubwo umuhungu yari afite n'umutima ukomeye, yarihanganaga akagerageza, akomeza akagerageza. Twibuke neza nanone ubwa gatatu, uyu musore yagerageje kugira ngo bajye gukinana umukino wa Deus, kugira ngo arebe neza yuko, ndetse yagerageje no kuba yakwitsindishwa kugira ngo Moheni atsinde, natsinda ashobore kuba yaseka. Hangaha naho uyu musore yatsinze igitego cyo kuba Moheni yarasetse. Ntamye neza nashidikanya kuba yaravuze na ya magambo yose atajyaga avuga. Ikindi kandi nanone iyi nkuru twigisha ni ukwihangana mu rukundo, kuko twibuke neza ubwo bajyaga kuzitura ubwato bwari buziritse, Moheni yari amaze kubona itara, aririmba ati ngiye kubona urukundo rwanjye, ngiye kubona urukundo rwanjye. Iyo uyu musore ataza kwita ku byo Moheni yari akunze, kuko Moheni yashaka kumenya iby'iryo tara, iyo ataza kubyitaho, ndakubwiza ukuri, Moheni ntiyari kwishima, kuko umuhungu icyo yashakaga ni kugira ngo umukobwa azishime, kuko ubwo yazituraga ubwato bugakurikira rya tara. Umusore basi yagira ngo arebe yuko nibagera kuri rya tara nubwo byarangiye batarigezeho, Moheni ari buze kwishima, akavuga n'aya magambo yose atigeze avuga. Ikindi kandi iyi nkuru twigisha ni ukugira urukundo. Uyu musore yaremeye bazitura ubwato babujyamo, nubwo haje umuyaga mwinshi uhuha umanura ibiti amashami y'ibiti, ukamanura umuyaga, ukamanura amababi, ugaterura amazi nayo agaterura ubwato bukarenga ubuturo bw'Imana. Ibi byashoboraga no kuba byabashyira mu byago by'urupfu. Umusore nabyo yarabitekerezaga, ariko ibyo byose akabyirengagiza, akavuga ati urukundo nakunze Moheni, nta n'undi mukobwa nigeze nduha. Moheni nta mukobwa umaniye nawe. Uyu musore bishaka kuvuga ngo yari afite urukundo, yari afite umutima ukunda koko bya nyabyo. Byashoboraga kuba byabashyira mu byago by'urupfu, ariko umusore yarabyihanganiye, kugeza n'aho umuyaga wakubise ubwato bukagenda bukagera bukarenga aho abaturage bari batuye. Umusore yari afite umutima ukomeye. Ndabashimiye rero. Iyi ni inkuru mwateguriye ndetse mukanagezwaho na Silas Meka Rwandan Group. Urasabwa gukora subscribe, like, share na comment, ugakomeza ubona izindi nkuru nyinshi cyane zitandukanye. Ese nawe iki kibazo ujya ukibaza, kuko hariho benshi bakibaza, sinzi nawe niba ujya ukibaza. Kuki indege zisunikwa mbere yuko zihaguruka aho ziri? Waba usanzwe ubona iyi mashini iyo ugize amahirwe yo gukandagira imbere ku kibuga cy'indege, waba ugiye ku rugendo cyangwa uvuyemo. Akenshi iyo uri umugenzi wicaye mu ndege, mbere yo guhaguruka uzajya kubona ubone itangiye gusubira inyuma iva aho yari iparitse. Nyuma gatoya ukumva moteri zirakijwe, ubundi ukazagira cyangwa wagize amahirwe yo kubibona ubirebera ku ruhande. Rimwe na rimwe ubona iyi mashini isunika indege, ukibaza kuko ati mbese ni ngombwa? Ese indege ibuze imbaraga zo kwisubiza inyuma? Izi mashini rero mu mvugo zikoreshwa mu bibuga by'indege zikunze kwitwa pushback tractor, kandi bikaba bihita byumvikanisha akamaro kayo. Kandi iyi mashini ni imashini ifite agaciro cyane mu buzima bw'ikibuga cy'indege, ku buryo nta n'ikibuga na kimwe mpuzamahanga ku isi cyakwemererwa gukora imirimo yacyo kidafite iyi mashini. Si ihame ko indege yose ihagaze mu kibuga iba iri bukenere gusunikwa n'iyi mashini, kuko biterwa n'ingano yayo, intera distance cyangwa se distance, ndetse n'icyerekezo ihagazemo irebamo, ugereranyije n'inyubako ziri hafi aho, cyane cyane izo abagenzi baturukamo binjira mu ndege zizwi ku izina rya terminal.
Iyi rero nk'uko izina risobanura ryifashishwa mu gusunika indege zivana aho ziba ziparitse hagati yo gusoza urugendo no gutangira urundi, ikazisunika ikazigeza aho abantu batari cyangwa se ahitaruye abantu, ku buryo abapilote b'indege bashobora noneho kwatsa moteri z'indege ikaba yakwijyana ikoresheje imbaraga zayo bwite. Cyakora zikanakoreshwa mu gukurura indege cyane cyane nk'izagize ikibazo ziri ku butaka kugira ngo zivanwe aho zagiriye ikibazo zigezwe aho zigomba gusunikwa hitwa hangari cyangwa se hangari. Nk'uko tubona imodoka zikururwa zijyanywe muri garaje. Uti ese ahantu hitaruye ni hehe? Hitaruye iki? Sobanukirwa. Ahitaruye ni ahantu indege yaba ihagaze mu gihe moteri zayo zamaze kwaka, bikaba bitateza impanuka iyo ari yo yose ku bindi bikoresho, abakozi mu kibuga n'abagenzi bandi banyura muri icyo kibuga cy'indege, bitewe n'uko moteri z'indege zigira imbaraga zo gusunika cyangwa zo gukurura umuyaga mwinshi imbere n'inyuma yazo. Izo mbaraga zikaba ari nyinshi cyane ku buryo nta muntu wahangara ingaruka zirimo urupfu zaterwa no kuba hafi ya moteri, imbere, inyuma no ku mpande ziyegereye igihe yamaze kwaka. Iyo rero ni imwe mu mpamvu zituma habaho icyo gikorwa cyitwa pushback, kuba kibaho mbere y'uko izo moteri zicanwa mu rwego rwo kwirinda impanuka. Izi mpamvu nanone ni umutekano wa moteri z'iyo ndege igomba gusunikwa. Mu by'ukuri moteri zishobora gusubiza indege inyuma, ariko mu gitondo cyo kuri wa gatanu tariki ya 1 Werurwe 2024 mu kagari ka Kivugiza mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, imodoka nto yo mu bwoko bwa Suzuki Vitara yahira kongoka. SP Sylvestre Twajamahoro, umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali, yemeje ko aya makuru y'impanuka y'imodoka yahiye igakongoka ubwo yari itwaye abana bajya ku ishuri. Amakuru avuga ko nta muntu waguye muri iyo mpanuka ndetse nta n'uwayikomerekeyemo, ni mu gihe umushoferi wari uyitwaye yabonye umwotsi ubaye mwinshi akabwira abari bayirimo gusohokamo igitaraganya. Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe kurwanya inkongi yatabaye ariko igeraho imodoka yari iri yamaze kwangirika bikabije. SP Twajamahoro yagize ati uwari utwaye iyi modoka avuga ko ibyangiritse bifite agaciro kangana na miliyoni 45 mu mafaranga y'u Rwanda, kandi imodoka yari ifite ubwishingizi. Yavuze ko hataramenyekana icyateye inkongi yatumye imodoka igakongoka, ariko harakekwa ko ari insinga zitari zimeze neza bigatuma ishya. Kugeza ubu haracyakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye iyo nkongi nyakuri. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.